Rayon Sport agomba gutangiraho imyitozo akaba ariyo yigijwe nyuma kugira ngo tubabwire neza nuko ubusanzwe imyitozo ya Rayon Sport yagomba gutangira mbere ya tariki 30 ariko kuri ubu Rayon Sport yahinduye gahunda yo gutangira imyitozo ishobora kuri tariki 30 nyamara byari biteganijwe ko ikipe ya Rayon Sport yakaba itangira ku itariki 23 ariko ihita yongeraho icyumweru bitewe nuko umutoza Lotfi ntawe uhari porogaramu agomba gukora akoresheje na squad afite nayo squad ntayihari yego nawe ubwe ntaraza umutoza wungirije nawe ntawe ntabwo baramunoma niba turamumenya ntabwo turamumenya kubera ko ngo amakuru aturuka muri staff yavuga ko afami ya Lotfi nta gahunda nanjye afite yo gukorana na Rwaka Claude icyo ni kimwe yego we akavuga ko agomba kuba staff ari nacyo cyatumye Rayon Sport basaba babwira Rwaka Claude ko yasubira mu bagore yasubira gutoza abagore nk'uko yabatozaga umwaka ushize akaguma ari umukozi wa Rayon Sport mu gihe bo bifuzaga ko ariyo wakongiriza afami ya Lotfi yari kuba umutoza wungirije wa kabiri yego kuko afami ya Lotfi yagombaga kuza nk'umutoza mukuru akazana n'umutoza wungirije hanyuma Rwaka Claude akaba umutoza wungirije wa kabiri akaba ari muri staff ariko akaba ari hafi aho kubera ko buriya bareba bagira ukuntu bateganya ibintu hari igihe uzana umutoza n'umwungirije staff ye bikananirana urumva bikaba ngombwa ko muhagarika iyo kugenda se zitarangiye kuba ugenda se zitarangiye uba ugomba kuba ufite umuntu uziba icyuho yego kandi twabonye ko Rwaka Claude yagiye aziba icyuho yego ntibyamukundiye ko twari igikombe kandi kudatwara igikombe ko simbibara kuri we cyane ni impamvu ahanini zaturutse mu bitegurwa hanze y'ikibuga kandi tubanze duhere kuri afami ya Lotfi afami ya Lotfi gahunda ihari ni iyi ngiyi murabizi ko yari agiye mu biruhuko akimara gusinya yashize iminsi mike ahita yigira mu biruhuko kubera ko nta shampiyona ihari ntiyari gutangiza imyitozo n'abakinnyi bahari yego ahita ajya mu biruhuko hari gahunda y'uko usera ariwe wazamwungiriza akamutoza umwungirije ariko still ntabwo bari kumvikana ku kuntu umuntu bita Hussein yaza kungiririza Lotfi ndavuga ati Lotfi uzabona umutoza ukungiriza w'umwarabu Lotfi aravuga ati njye ndamufite yego aragenda baranaganira bakimara kuganira Joshua ikintu cyabayeho yego nuko umutoza yaprocinze yumvisha amafaranga Rayon Sport iri gutanga ku mutoza uzamwungiriza aravuga ngo njye amafaranga ntabwo nayakorera ariko Pablo hari gahunda yari ihari afami ya Lotfi yabasabaga ko hari amafaranga bari buze kumuha noneho agaterura staff technique yose araza kumufasha yaba umutoza umwungirije akazajya hanavugwaga ko ndetse n'umutoza abazamu bose we bakavugana akagira pourcentage abagenera niba bamuhaye $50 by'idolari akaba azi ngo ngenda asigana $30 abasigaye ni 10 niba ari $100 bamuhaye ndaba mfitemo 40 staff yanjye yose isigaye ndagenda bagabanya 15 nuko nguko gahunda yari imeze ariko amafaranga aza kubura nyuma yo gukora amafaranga aza kubura nibwo twese tubona umutoza w'abazamu bamusinyisha nde Bakame uriya wahoze na kapitani n'ubundi w'ikipe ya Rayon Sport ubwo rero bishatse kuvuga iki ya staff technique Lotfi yifuzaga none ntabwo ashobora kuyibona ntabwo ashobora kuyibona rero igihari ni kimwe nuko Lotfi yavuze ati niba n'amafaranga ko mufite yo kuzahemba abatoza bazanyingiriza gusa n'umutoza mwe muzihembera w'umunyarwanda ariko twumvikanyeho uvuga ngo batangiye kwa approachinga abatoza batandukanye ngo barebe ko haza umutoza ariko Lotfi azakunda gukorana nabo ngo bahuriyeho yego bahuriyeho ntabwo ari umutoza waza kuzana we bishakiye ku giti cyabo nk'uko bashakaga kuzana Rwaka Lotfi akavuga ngo hoya uyu munsi rero twaravuga tuti ikipe ya Rayon Sport ko tugeranyije n'abakinnyi yakuyemo mbere ko wenda tujya muri transfer nabonye zazindutse ko umukinnyi bita Kadimu batazamufite ubasigaranye umuzamu umwe Kadimu Ndiaye ko Ombolenga Fitina yamaze kwerekeza muri APR yego hakaba hasigaye Serumogo nawe yarangije amasezerano bitavugwaho rumwe ko bashobora kumwongera amasezerano yego ko turaza kubigarukaho ko Bugingo Hakimu APR yarayimwerekanye Iraguha Haji ko APR yamwerekanye ubwo n'abakinnyi bane ko hagati mu kibuga baguze Keve imwe mu nkingi za mwamba niyo mpamvu muri title yacu uyu munsi hajemo umuntu bita Foringanye nawe yagize ikintu avuga
yaramaze iminsi forenganye acecetse turaza kubabwira ikintu yasabye nawe uyu munsi rero Joshua ndetse na Dodosi Rayon Sport nyuma yo gutakaza abakinnyi bangana gutyo groupe y'abakinnyi bangana gutyo abenshi abasitata kugeza none bakaba nta bandi bakinnyi bari kwinjira basimbura ba bandi bamaze gutanga njye maze bigarukaho ndavuga ngo ikeneye kwinjiza abakinnyi basimbura bariya hakazazamo abandi bizindi imbaraga ziyongera kuri abo ngabo si amafaranga menshi biraza kubasaba amafaranga menshi uyu munsi rero hazindutse iki yego reka duhere kuri Bigirimana Bedi harya Rayon Sport polisi yamaze kumusezerera ari free yafashe ibibuzi gahunda ukuntu bimeze rero bikora kuvuga ndabinzi Pablo ntekereza ko iyo diro yaborohera niba umukinnyi ari free ntekereza ibiganiro bishobora kuba bimeze yego Bigirimana Bedi ibiganiro byarakomeje mu gihugu cy'u Burundi Bigirimana Bedi tumaze ibisi tubabwira ko yanemereye gusinyira ikipe ya Rayon Sport yego sibyo ariko bapfa amafaranga tumaze ibisi tubigarukaho urugamba rwajerwa menya amakuru mu gitondo ko mu kumwaporocinga habayeho ibiciro kuvuga ngo ngewe muraza kuba miliyoni 40 niho igiciro cyahereye cya mbere icya kabiri Rayon Sport irataruka iravuga iti oya amafaranga nayo dufite yego twaguhereza bavuga 15 Abedi aravuga ngo zo miliyoni ntabwo zikwiriye gukina urwego rwanjye uraza aje gukina mu kibuga hagati ariko umukinnyi ekipe igomba kuzuba hari n'abasaza bavuga bati Abedi yaraje sezo nabi atareponze mu ikipe ya polisi yego ndetse Abedi ashobora kuba yaratangiye kuba injari prone yaratangiye kugenda avunika kubera iki muri kumurayingaho n'uwo ngo barimo baramudutaho nk'izina rikomeye cyane rizasimbura Kevin sibyo so uyu munsi amakuru yo namenye mu gitondo Dodosi nuko umuntu bita Bigirimana Bedi ari i Kigali cyangwa ntabwo ari i Kigali urumva ubundi yagomba kugera i Kigali ejo ku cyumweru kuko yafashe indege ku cyumweru ejo yego agomba kurara i Kigali so uyu munsi amakuru hari umuntu wambaye amakuru ambwira ngo ari mu Rwanda ariko yanze gusinyira ikipe ya Rayon Sport atabonye amafaranga yuzuye Pablo dore ukuntu bimeze niyo ngo batangiye diro bari kuri miliyoni 40 Rayon Sport iravuga ngo miliyoni 40 ntazo dufite Abedi arasaba ko mu mbu 30 cash andi muzagenda muyampa gahoro iyo step nayo ivaho arongera none aroroshya cyangwa se araborohereza arababwira none nkeneye miliyoni 30 cash izindi 10 tukazihorera nkaza nkabasinyira impamvu niye amazi igihe muri shampiyona yacu azibaza Rayon Sport ikunda kugira ry'amafaranga Rayon Sport ishobora kwemera miliyoni 30 ikaguha izo 15 izindi 15 kugira izikwe icyo Bedi yatinye urumva Dodo icyo Bedi yabanje gutinya yavuze se turenda kuzifatanya n'ayo mafaranga yego kubera ko Rayon Sport twabwiye ko kimwe mu biri gutinza no gusinyisha abakinnyi ni uko itari guhita itanga kashi ku bakinnyi iri kwa approaching kubera ko hari abakinnyi nyine nk'ibyo Joshua wavuze bari kugira confusion ese nifata icyo gice anisa yabona cyangwa tuzitabaza inkiko igihari cyo ni kimwe buriya abakinnyi bose niba ujya uganira n'abakinnyi cyane buriya abakinnyi bose bajya muri gusinyira Rayon Sport mu ntangiriro z'amasezerano yabo baba bavuga bati Rayon Sport utayiprofise iyo recruitment y'ayo mafaranga wabuhombye kubera iki buriya ngo Rayon Sport bitewe na cya kibazo igira cyo kudahembera igihe ariko si yo yonyine wenda n'izindi nuko bimeze cya kibazo igira cyo kutabonera amafaranga ku gihe at least umukinnyi afite iyo recruitment aravuga ati byibura kuba nyine rero kuri iyo recruitment yansunikiye iyo minsi mu gihe wamugani bitaracamo cyane sibyo ayo mafaranga arabafasha nubwo bayafata ngo bahite bayarya ndavuga abakinnyi bazi ubwenge abazi ubwenge barayafata bakagerageza kavuga ati reka mbenye afashe nawe wamenya mbenye yakinyiriho hakiri kare ibintu bikagenda nabi ariko akayifashisha rero umukinnyi wese uzajya muri Rayon Sport biragoye cyane kuzumva umukinnyi wemerera Rayon Sport ko ahabwa igice cya recruitment ikindi agategereza kubera ko 80% y'abakinnyi basinyiye igice cya recruitment muri Rayon Sport cyarangiye igice gisigaye batakibonye
rwanda ni iki sibyo yego bamwe muri bo bakagenda bakavuga bati ngaho noneho ngiye nimumbere y'izi leta amafaranga mwari musigaye mwarokiritoma ndayabarekeye hari abagenda gutyo cyane mfite ingendo yabarekeye ndagiye ko n'ubundi nayo bamuhaye kandi buriya aba basaza tuba turi kuvuga buriya iyo wicaye nzakuganira ukaganira wenda na bamwe muri bo cyangwa se baba hafi bazakwereka uburyo iriya kipe ibavuna ku buryo baba bataye umutwe zikaba ari na za ngaruka nkunda kubabwira buriya gutunga ikipe mwikora ku mufuka ntabwo ari ibintu bifite garanti bigomba kugira ahantu hagati bigakwama ni nabyo rero bikunda kuba kuri Rayon Sports barakora bagakukuza bagashyiramo imbaraga bakagira gute ku buryo bwabaga ariko sitiri byagira hagati bigakwama kubera ko ntabwo wari urikora mu mufuka inshuro zingahe gatatu ntagisubiramo bikagera aho bigapfa abedi rero igisigaye ni ukuvuga ngo izo miliyoni 30 basi yemeye gufata ngewe nkurikije uko mbibona na situwasiyo ihari abafana ribaza ngo zirava hari opsiyo ebyiri iza abedi niba nkukaneza na abedi bigira imana abedi sikoro yavuze ko irazitanga yego bigira imana we ngo sikoro yari yemeye izo miliyoni 30 kuzitanga nta kibazo gisibyo izo reka zijye ku ruhande ariko nubwo zigiye ku ruhande bivuye ko ziboneka ku kigendanye n'umushahara rero abedi ashaka miliyoni n'igice y'amanyarwanda bro salere siporo ikavuga iti amafaranga ni menshi mw'abantu kugira ngo tuzabone buri kwezi biragoye miliyoni n'igice kave bahumva ni bagiye kuvuga $1,000 ubwo ni hafi miliyoni n'igice ari kugira ngo sibyo y'amanyarwanda ni uko ngukomeza $1,000 1,200 yego impamvu abedi ari kuruhanya gutya yamenye amakuru ko izina Rayon Sports izasinyisha riremereye muri Isam ari we arabese agomba no guhembwa neza ibyo agomba niba ari izina rikomeye Rayon Sports ishaka rikomeye taburo nyibutse neza nawe ugomba guhembwa amafaranga menshi kurusha abandi bakinnyi muri leta Kevin arimo arasimbura yahembwaga ngahe umushahara w'ukwezi nyibutse neza si cyatanura ariko kiva cyari cyatanu igihumbi ntabwo gahita ngaho icyo nzi cyo ntabwo ari munsi y'igihumbi ntabwo ari munsi y'igihumbi ntabwo ari munsi hakiyongeraho miliyoni kuri match babaga batsinze ya prime yaturukaga ku ruhande uracyumva icyo kintu kuri Kevin Muhire cyane match yabaga yatsinze yose yarangiraga yatsinze yabaga afite miliyoni yuzuye iturutse ku ruhande mwabara abasaza bagomba kumuha nk'agahimbaza musiki kiwe kihariye cyane kapitene Muhire Kevin uko batsinze match uko match bayitsinze urumva Kevin yarasaruye hariho miliyoni buri match yose yatsinze urumva yarasaruye menshi cyane nuko byabaga hanyuma rero kuri Bigirimana beti muri iki cyumweru amakuru ahari ni uko mbere na mbere ari mu Rwanda amakuru abari muyafate icya kabiri amafaranga ntabwo biraza kurenza ejo kuwa kabiri baye amafaranga atayabonye bivugwa ko adashobora kurenza kuwa gatatu adasinya ayo mafaranga reka uza yatangara niyo kuwa gatatu adasinya byoroshye ni ntabwo cyoroshye urumva ibya abedi ngira ngo twanagiye tubigarukaho kenshi donc dore ya abedi amafaranga agomba kwishyurwa abedi kugira ngo asinye arahari umuterankunga yamaze kwiyereza umuterankunga arayafite ayo nguwo urugamba gusa rusigaye hagati ya abedi ndetse na Rayon Sports ni umushahara ashaka guhembwa ariko ngewe mu mboni zanjye ndavuga on my side nubwo atari ngewe uyatanga yego kuba umukinnyi nka Bigirimana abedi bamuhemba $1,000 nta gitangaza kirimo ahubwo se harimo igihembo nta n'igihembo kirimo ntabwo ahenze $1,000 ku mukinnyi nka abedi ni amafaranga asanzwe kuko hano muri aya makipe yo mu Rwanda aya makipe akomeye hari abakinnyi benshi bari guhembwa ayo mafaranga kujya kuri bajya kureba ugasanga nta n'icyo bamaze ubundi Rayon Sports ifite abakinnyi bangana gute bahembwa $1,000 kandi ntacyo bamara ikipe barahari benshi rwose sibuzuye cyane none se reka mbahe urugero irenga yahembwaga ngahe irenga akanga ntabwo ari munsi y'igihumbi $1,000 nuko bimeze rwose kandi adakina ntacyo yari amaze yaraje abaforopo igihumbi yaragihembwaga uyu erenga akanga sibyo sinzi aho basa ntibahembwa ariko nabo si make sibyo aba bakinnyi b'abanyamahanga basa bavuga ko ngo yahembwaga ngo $1,800 ntabwo afite ukuntu yaje ngo akabyoroshyamo urabona muri Rayon Sports tubigarukamo gatoya abedi
urabona imyaka duse nkaho ageze mu myaka yo gukina football ariko nabwo ari kugenda yegera hejuru cyane bitandukanye n'abana bato bashobora kuza muri siporo bafite imyaka 21 afite imyaka 22 afite imyaka 23 bashobora kuza bakamunaniza ku mushahara cyangwa se muri rekritoma akabyemera kubera izihe nyungu baburo nyumve neza afitemo inyungu zo kuvuga ngo Rayon Sport ni ikipe ifite brand ikomeye Rayon Sport ndagenda ntambukemo se zimwe ningira amahirwe nkaza kuba ndi en forme cyangwa se nkagira performance nziza biraza kumbera ikiraro cyo kwambuka mbona ama equipe yandi yo hanze akategura ibintu muri fitiri cyangwa se agakora icyo twita long term project cyajya aba scout baza kuba bamureba manager wiwe akabyigaho neza ntarebe inyungu z'ako kanya akareba branding nka Rayon Sport ari niyo mpamvu akenshi nkunda kuvuga ko Rayon Sport itagiye iburira hanyuma kuri iki kintu kijyanye na Bigirimana Bet ubwo kijya ku ruhande we ikintu ashaka arabizi ko nyine Kevin yagiye ari nyenyeri mu ikipe Rayon Sport uyu munsi Rayon Sport ishaka umusimbuza Tony Kitoga urumva bya Tony Kitoga hari abari bamwe bavuga batese tubuze Kevin Tony Kitoga mu ntara kuri tapi araza koko afashe Forenganye burango kimwe mu bintu ngo biri no kumushengura arashaka aheruka gukina neza ariko Kevin baro yose yamuhera Kevin niyo Forenganye afite ati murazana umukinnyi uri kuri calibre yakura amapasa nkayo muhera Kevin yamaha bikanyohera gutsisha kimwe mu bintu ngo cyamubabaje buriya Cedric Moise uko atabaye top scorer murabizi ko yasoje afite ibitego ko yahise avunika ariko mu mboni byagaragaye kandi Forenganye buriya hari igihe yegereye abareyo arabwira ati mwazanye n'ubundi wenda ndacyafite imvune ariko ndareba ko narangiza ndi top scorer sezitararangiye ngo bavuga ati mu gihe bari bataramubaga mu gihe batari bamubaga bakazambaga shampiyona irangiye ntangira bamubera imfura urabizi ko Forenganye yashoje afite 13 yego Jibril Watara asoza afite 12 akinnye igice cya sezo umwana bose afite 17 ya Bugesera yego kimwe mu bintu bari gushaka ashaka umuntu bita Jibril Watara atazamusuzugura sista kubera iki ariko ngo Jibril Watara inyuma ye bashyize icyo bita missile ballistique attacking midfielder atashobora kuzandeba mu bwonko akankura mu ruhara kandi njye niyumva nk'umwataka wa mbere mu Rwanda akansindira ibitego byinshi ati muramenye mwitondere nimero 10 w'ikipe ya Rayon Sport ati mwana bita Kitoga ko twabonye nyireza umupira kuri tapi ati naza kamizo pasi ndabyemera ariko njye byaba byiza Bigirimana Bet ari uri kurusha inyuma ari uri kurusha reka mbabwire ukuntu ibintu bimeze na Abed nawe tujye mu bintu biri tekinike turekeye ku tutazabeshya abantu sibyo Pablo mukabeshya abantu ngo kugira ngo tubeshya abantu yego tuvugishije ukuri ntabwo Bigirimana Abed kuri style yo ko muzi imyaka amaze nibona mu Rwanda ubusanzwe Bigirimana Abed ntabwo ari umukinnyi uri tipike ku icumi icyo n'abariye bacyumve n'abakoze umupira w'amaguru mu cyumve ubundi Bigirimana Abed ni umukinnyi wa box to box 8 nimero 8 ntabwo ari nimero 10 tipike yari ku icumi box to box kuvuga ngo ariko kugira ngo abakinnyi uyu mukino ushobora gukina box to box nicyo shaka ko wayimushyira nicyo shaka kugira no kuvuga ngo kugira ngo Abed afitinge neza nk'umuntu ukinira ku icumi yego yaba nimero 8 yegeye imbere utese nimero 8 yegeye imbere urayidusobanurira terekanye basobanurira muri football igezweho modern football uzasanga ikipe ishobora gukinisha abamediateri batatu bafunze hakabamo usa nk'ukina yegeye imbere ariko atari nimero 10 tipike ubwo bari gukina force number 10 reka njye mu ikipe y'Uburayi mwari musanzwe mureba uko ikina urabona mediane ya Real Madrid yabaga irimo Casemiro Caserite Pique ikagira abantu babiri imbere ye aribo Modric ndetse na Toni Kroos nta nimero 10 Pique wari uhari ntawe siko bimeze ariko muri abo babiri umwe yafataga initiative iyo ni system twita t-shirt akaba nk'umumeneye sibyo siko bimeze cyane kugira ngo rero Abed afitinge neza abe meneur de jeu mwiza muri Rayon Sport bisasaba ko Rayon Sport ikina muri system y'abandi batatu bafunzemo ku buryo bica 10 ariko agasambu yegera imbere yes ukuvuga rero
bizasaba ko baba bafite umukaseri mwiza batarabona tubyibukiranye Rayon Sports nirabona undi mukaseri mwiza kuko Dafe aragiye Sefu nawe bashaka siko bimeze Sefu ntabwo ashaka umujyi ntabwo wabiba kuvuga ngo ariko hari umutara mutwereje ubutumwa aravuga ngo tumusobanurire buriya Abedi nyine akiri inyuma ya Farenganye ntabwo byaba byiza kubera ko akunda kwitsindira ntabwo akunda gutanga asize ari buhagere uvuga ngo Abedi ukuntu ateye uzarebe atsinda n'ibitego by'umutwe ku masantara ari muri box cyase niba kumubeshya afite ugasanga ari gutsinda ibitego by'imitwe muri box sibyo kandi iriya hari rero nyine ya Farenganye ni roreye cyane gukinira mara muri Paris kugira ngo rero Abedi abashe gufitinga neza nuko nakazi kazakorwa na Afame Rodfi kuvuga ngo ni babandi batatu bafunze kugeza ubu ngewe suppose ko Abedi yasinye bitandeba uwitwa Richard na Abedi uwo mediane Rayon Sports ntabifite urabura nk'umuntu Abedi aje yaba ari Dafe muri gatandatu yego hari Richard box to box ariko yegeranye na Bigirimana Abedi oya ni barakirite nimero 6 abanyawe Abedi na Richard barakinira imbere bateganye ariko neza niba mbyumva neza hanyuma kugira ngo byibura Abedi abe yaprofita ya mipira nabonye na Dezim barayikina aba profita ya mipira icara hafi ya surface kuri metero 20-25 kuko iyo nabonye azi kwikina cyane akaba azi no gutsinda ibitego by'umutwe yatatse imbere akaba ari naho ngira ngo abareba bajya bicara bakavuga ngo buriya ngo Abedi ngo yazagatera icumu iriya zone yayikiniramo ariko ntiyakina nka tipiko Rambater nka kuriya tubona APR yaba gifite Lamine Ba sibyo akakina nyuma na iyo position yiwe dore dodo ubwo rero batatu bafunze bafungiye muri abo batatu usisenguri bivugiye aha baravuga ngo baratangaje nanjye natangaje abese muri mediane yariyo kipe ari kumwe na Richard bombi se abarundi bafite gatandatu tipik udafubura yaranyemeza ni cyo ngicyo Dodo yavuga yaranyemeza Dodo uriya narindwaye Mabri yaza kuza gakina kara gatandatu sibyo kwena urwego rwe kuri transfer ya narindwa cyari ryari niki nuko baravuga bati uyu mukinnyi urwego rwe ntabwo ujya kungana n'abasanzwe ujya kungana n'urwakana mugire ubundi se ngo kugira ngo narindwaye Mabri nta kintu arushaje kana n'umwana arasanzwe nari gukomeje kuri Farenganye murabizi ko sezo igiye kurangira ariko gukora imyitozo ku giti cye Farenganye yakoraga gym amanywa nijoro mu gitondo na nimugoroba arimo arimenyereza urumva Farenganye ashaka kuza muri shampiyona y'umwaka utaha asa n'aho ari mushya Farenganye yarongeye imbaraga z'umubiri urabona ko ari umusore muremure umwataka muremure yarongeye imbaraga z'umubiri abareba muzamubona mu isura nshya Farenganye ashaka byibuze gutsinda ibitego biri hejuru ya 20 muri shampiyona ariko ibyo byose we yifuza numero 10 mwiza akifuza numero 7 mwiza akifuza numero 11 mwiza ubundi mukabona Rayon Sports igenda ariko twibaza ngo abo bakinnyi bari kuri iyo calibre afite iyo potential bari hehe abakinnyi Rayon Sports iri kwa approaching uwa mbere yari Samuel Pipongo abareyo bavuze ati najya ibishanga n'urano gutumushaka abatwa kavuga ati yamara Samuel Pipongo aje ashobora gutanga assist kuko mu mukinnyi watsinda ushobora no gutanga assist akaba yamufasha nuvuga ngo bapfu ari kumushaka bamwe basaza nibo mushaka bavuga ati umukinnyi mukuru yatije ugifite n'amasezerano araduhendera iki mwazanye umukinnyi udafite amasezerano kuri umukinnyi uzakina na Keve bambe ya Farenganye batufa kubwira ko atarabona uyu musore bita Tony Kitoga kuko bamwaprochinze bamubonye adahari yari yaragiye baramutelefonnye baramubwira bati tubonye umuntu ushaka kureka tukohereze video za Tony Kitoga sibyo twabonye umukinnyi hangaza usimbura Keve ku 10 urumva twabonye umukinnyi usimbura Keve ku 10 ati acenga n'ibyatsi urumva urabona rose twabariye ukuntu tuba tugenda natwo urumva ati bafite se umukinnyi mwakabirije wacenga n'ibyatsi yakiriye ayo makipe arabwira ati yakiniye Bukavu Dawa
ntibakira ikipe y'igihugu atari 20 ati afite za karite ya Kongo afite za karite zose za Kevin Muhire urumva ati n'umukinnyi ushobora kuba yatanga assist ziri hejuru y'umunani ati dukurikije ukuntu twabonye Tony Kitoga yanazirenza ziriya Kevin yatanze ati mbere na mbere ni umukinnyi ukiri muto wihuta ucenga unashotera kure nabonye ajya kugira karite zihuye n'uzura za dawo nabonye video ze turaza kumusengura nawe dawa peri yaguze urumva batuye umukinnyi bita Tony Kitoga haracyarimo utubazo dukeya kuko aracyafite amasezerano mu ikipe buriya bwavuda amezi 6 kandi wibuke neza ko ikipe azajya kugura abakinnyi bafite amasezerano biragorana yego hanyuma rero Forenganye nuvuga ngo Tony Kitoga na Rotfi biraza gusaba ko amwirebera niyo mpamvu batarasinya abantu baravuga ngo arasinya imyaka 2 kandi ntarayisinya Rotfi arabwira ati bamurese kumusinyisha uwo mukinnyi mbanze murebe ati umukinnyi ukina numero 10 nibyo kwitondera ati nzabanza mukoreshe ngewe ubwanjye murebe mbanze murebe kuko barakubwira ko ijisho rya Rotfi ni ijisho rireba vuba ntabwo ari ijisho ritegereza igihe kirekire Pablo nicyo nashaka kugarukaho sintekereza kubona Rotfi ashobora kukwemera kuza gutoza ikipe ya Rayon Sport nta mukinnyi n'umwe cyangwa se 2-3 yagizemo uruhare kugira baze muri ekipe nongo Rotfi umukinnyi wamubonye adahari Rotfi nongo Rotfi yaragiye ntabwo yarahari ariko Rotfi ni umutoza uzi gukora cyangwa se kureba neza cyangwa se kugira amahitamo meza y'umukinnyi bashobora gukorana kabone gutaba umwemera afite kunagira systeme ziba zikinisha wa mukinnyi akaza akamugira inyenyeri bijyanye n'ukuntu umuntu cyangwa se umukinnyi umva filozofi yiwe cyangwa Rotfi umukinnyi utumva filozofi yiwe ntabwo bakorana ntekereza ko Rotfi nawe agomba guhabwa umwanya muri Rayon Sport wo kugira uruhare mu kugira rekritoma nkeya kabone n'ubwo atari waba wabonye wa mukinnyi ariko akabigiramo uruhare kugira ngo wa mukinnyi yinjira muri ekipe afitemo uruhare kuri Tony Kitoga icyo nashaka kugaruka gitoya yego kuri Forenganye arakenera umukinnyi utari egoyiste arakenera umukinnyi umeze nka Muhire Kevin ngo uremye mu ma assist niba bashaka gucimaka akeka bari ko sezishize ibitego yatsinze noneho mpita ngaruka tamugwiriye Pablo ngaruka ku kantu gatoya Dodosi yavugaga Dodosi ari iriya system avugaga nta nicyo kintu gishoboka kuri Rayon Sport kugeza ubu ngubu bafunzanya Bedi ni 3 bafunzemo bishaka kuvuga iki ni ugukorera nyuguti ya ta iriya nyuguti ya ta yo mu Kinyarwanda tuzi nongo dufite babiri bateganye n'umwe inyuma rero kuntu bameze ntabwo ari uwo muntu uvuga ngo akina ngashobora ngo gukina ngo ari nimero 6 cyangwa se agomba kuba ari full nimero 6 nongo arakinira muri zone nongo urashepinga zone hariya abara aho ngahakinira kugira ngo aze gukora icyo twita ama block bitume babakinnyi bari gukina imbere y'uwo bakina box to box bisanzure cyangwa se baze kuba bari free kuko baraza kuba bafite umuntu umeze nk'agakingizo urana bitata uko naraza kuri korozo ha rero uko ibintu bimeze buriya kugira ngo ubundi se na byiza ko komite muri aya makipe hano muri Afurika ariyo ishaka abakinnyi umutoza atabiri ndashaka kubera ikimpamvu ni icyo ngicyo rwose icyo nshaka kubasobanurira ni iki buriya abantu bashobora kuba biteranya Rotfi n'imikinire bashaka buriya Rotfi impamvu iteka abakeneye nimero 10 uri tipike ni kubera ko hakunda agera gukeyakinisha abadefanseri 3 buriya ikipe igira defense à 3 donc abadefanseri 3 akenshi izaba ikeneye umuntu utanga support mu bataka yashize imbere niyo mpamvu umuntu reka ndaguha urugero nko muri Mukura twisurire muri Mukura kwanza tunabirebe neza reba afami ya Rotfi match yakinye muri Mukura siritu izi ziremereye cyane yagiye akina na za APR na za Rayon Sport akazitsinda iteka wasanga gafite umuntu nkande nka Jordan Dimbuba wakinaga inyuma
y'abataka umukongomani Jordan Mbumba ameze neza cyane hagiye akiniraga inyuma ya Destin Maranda bavanye mu magaju ejo bundi nuko ngukoroza agakinira inyuma ya Boateng Mensa siko babaga bataka cyane Boateng Mensa na Jordan Mbumba wasangaga ari Mensa Maranda Mbumba inyuma yabo byanatumye Suzu Bonner ajya ku ntebe kandi yari umwataka mwiza unabyibuka neza iyo niyo kipe yagoye APR iyo cyo kubera za Kiyovu Sport ndashaka kubereka impamvu akeneye nimero 10 uri tipike urumva Pablo ko bivugaga ikintu cyitwa nimero 10 Dodos uze kutubwira utekereza ko nibura n'ingwe mu cyaza kizaba bafite ndaza kubabwira ubusanzwe impamvu abikomeyeho cyane nuko azi neza ko systeme y'imikinire ye uko akina adafite umumero nimero 10 uri tipike Rodfi ntabwo byakunda kuko imyaka yose yakinye yatoje mukura twabonaga nimero 10 tipike cyangwa se akaba akinisha abataka babiri murabuze mu muri tipike agafata umwe muri babandi babiri agasa nk'umwegeza inyuma kugira ngo akinire inyuma y'undi akenshi wasangaga yafashe nka rimwe na rimwe ugasanga yazanye Boateng Mensa agakinira inyuma ya Destin Maranda ubwo rero urumva ibyo byose iyo filozofi twagiye tubona mu mitoreze ye akinisha ntabwo ashaka kuyitakaza mu ikipe ikomeye nka Rayon Sport ahubwo hariya niyo ashaka kubyaza umusaruro ya filozofi doje ye ku ikipe yayo igikombe ariko reka nkwereke Kitoga umutoza amwikundiye cyangwa se agakunda karagita ye yatamukinisha yamukinisha kubera ko abantu bari muri cya cyuka kivuga ngo ariko kuba si umukinnyi babonye kuri tapi muri ya mikino Esperance umukinnyi ngo wibera mu nkambi ngo ya Mahama ibyo ntacyo bizu namukunda azamukinisha igihe aricyo babonye ari umukinnyi mwiza ndetse niyo umutoza atamukinisha bamugumana kubera ko atanga icyizere acyari mutoya kuki se atasimbura ubundi yabonye icumi ryiza yanasimbura nka kuriya Pablo umva ikibazo gihari rero Rayon Sport ubu nimero 10 bafite uri tipike ndavuga mu basigaye muri squad basigaje Rukundo Abdurrahman Pablo niwe nimero 10 uyu munsi Rayon Sport ifite muri squad kuko n'ubundi yasaga nk'asimbura Kevin rimwe na rimwe bakamwengeka ku ruhande ariko nawe agakina yinjiramo hagati uyu munsi Rayon Sport nimero 10 ifite isigaranye n'inde ni Pablo ariko Pablo wasoje shampiyona aca ku ruhande ariko agaruka hagati aha rero icyo ashaka kuvuga Rayon Sport ikintu bagomba gukora ni iki bashake nimero 10 uri ku rwego ruri hejuru ya Pablo nibazana nimero 10 uri ku rwego rwa Pablo ntacyo bazaba bakoze nibazana nimero 10 uri munsi y'urwego rwa Pablo ntacyo bazaba bakoze bakeneye nimero 10 urenze Pablo nk'uko Kevin yari arenze Pablo kandi ibyo aho kugira ngo bazane uwo nguwo uri munsi ye cyangwa se uri ku rwego rwa Pablo bagumishaho Pablo bakamwintroduza agakina iryo 10 bakamuha umwanya uhagije kugira ngo baze muri munsi ye bamureka bakamwintroduza bakamuha umwanya uhagije bakamugirira icyizere kuko n'ubundi ni hahandi aho kuzana umudiri munsi Dodosi ugarutse kuri cya kintu dukunda kuvuga ama ekipe yacu akunda kugira ibibazo byo kugira quantity rather than no kugira quality ugasanga n'uwango kuri position ufite umukinnyi ureba batatu kandi bose bakinira bari ku rwego rumwe mwongo ikintu gikinanona ekipe ugiye gusohokera igihugu urakina CAF Confederation Cup